Ese urumva utameze neza? Urahangayitse? Urumva nta mutuzo ufite? Aho bigeze urabona nta mbaraga zo gukomeza usigaranye, ariko ndagusabye nshuti yanjye, komera ntucike intege. Ntiwinubire ibihe bikomeye, kuko ibihe bikomeye nibyo byonyine bikugira umuntu ukomeye. Uwo muhangayiko, ubwo buribwe uri kunyuramo ni iby'akanya gato, bigiye kurangira. Ntabwo ugiye kubabara ubuziraherezo. Byakire ko uburibwe ari akanya kaba karagenwe mu rugendo rw'ubuzima. Ako kanya k'uburibwe bifate ko gashobora kumara umunota umwe, umunsi, ukwezi, icyumweru cyangwa igihe runaka. Gusa uburibwe ntabwo ari akanya gahoraho. Hari ikote y'icyongereza nkunda ivuga ngo the darker the night, the brighter the morning. Bisobanura ngo uko ubona iri joro ryijimye cyane, ni nako igitondo kiriherekeza kiza gikeye cyane. Ikintu cya mbere rero, shinyiriza wihangane, ntiwumve ko birangiye. Bigomba gushira. Iyi ni imvura igwa, iraza guhita. Nubwo tutazi wenda ngo imvura iraza guhita sangapi, gusa icy'ingenzi ni uko tuzi ko amaherezo iyi ni imvura igwa kandi iza guhita, kuko niyo ku bwa Nowa yarahise. Ikintu cya mbere rero, uburibwe ntabwo ari ikintu kije kukwica. Uburibwe nge nabugereranya na kampu, ikosi unyuzwamo kugira ngo utegurwe ube umuntu ukomeye, uzabasha guhangana, uzabasha kumanejinga ibintu amaranira, ibintu arwanira. Uburibwe nubwo kugukomeza, buba buje kukubaza, ese ubundi ibi bintu urimo uri seriye? Ufite gahunda cyangwa uri kwikinira? Uburibwe buba buje kukubaza uti, ese hariyo ushaka kujya? Hariyo ushaka kuba? Ko abagerayo baba bameze utya, baranyuze aha, wowe uriteguye cyangwa uri kwikinira? Nshuti yanjye, nubwo bitoroshye, ndagusaba gushyira umutima mu gitereko. Ureke kwinubira uburibwe, kuko uburibwe burakurema buguteguramo umuntu ukomeye, umuntu ukwiye, uzabasha kugera kuri cya kintu gikomeye koko. Ntabwo wabasha kugera ku kintu gikomeye wowe udakomeye. Icya kabiri, humura, garura icyizere. Nubwo watakaje icyizere ukaba ubona byakurangiranye, ndagira ngo nkubwire ko siko bimeze. Ntabwo byarangiye, kuko iyi ni intambwe wateye ikuganisha ku ntsinzi. Iyi ni intambwe ikuganisha ku byishimo. Reka nkushushanyirize akantu gato. Urabona iyo uri kuzamuka esikariye kugira ngo ugere hejuru, hari intambwe nyinshi uba ugomba gutera kugira ngo ugereyo. Hari step nyinshi uba ugomba kunyuraho. Ibyo ndagira ngo ubisanishe n'ibi bihe urimo rero. Bisanishe n'ibi bihe urimo. Ubu buribwe uri kunyuramo, ukuguhangayika, ni imwe mu ntambwe zigize esikariye ikuzamura, ikujyana ku ntsinzi. Izi ntambwe ntabwo wazitaruka, ugomba kuzikandagira. Kandi uzarebe iyo uri kuzamuka esikariye ndende, akenshi uruha uri hafi kusa, uruha uri hafi kugera ku musozo, ku gasongero. Nawe rero ntiwihebe ngo birarangiye. Oya, ntabwo birangiye, ahubwo wegereye intsinzi. Nubwo nta kimenyetso ufite, ariko turabizi neza ko iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Aka ni agace gato kagize umuhanda ukwerekeza ku byishimo n'umunezero. Inzira igana ku ntsinzi buriya ntabwo ari umuhanda uba uri furati. Abagezeyo n'abateye imbere ubabajije babikubwira. Ntabwo ari umuhanda upavomye ahantu hose. Hari aho ugera hari imikuku, hari aho ugera hari ikizenga cy'amazi, hari aho ugera ugasanga hatereye cyane, hari nk'ikibuye kitambitse se. Muri make ni up and down. Kuba ugeze aho umuhanda uteye nabi, aho umuhanda usa nk'ugoranye, ntibisobanura ko umuhanda urangiye. Ntabwo umuhanda ukujyana iyo ugiye urangiye, ahubwo ni akantu kitambitse mu nzira. Niba ari imikuku uhuye nayo mu muhanda, nicyo gihe ngo wibaze, ese iyi mikuku ndayinyuramo gute kugira ngo nkomeze urugendo runganisha hariya hantu niyemeje kugera? Nicyo gihe ngo wige uburyo uzakomeza urugendo imikuku itaguhagaritse. Niba ari ikibuye cyakwitambitse mu muhanda, iki nicyo gihe cyo kwibaza ngo, ese iki kibuye ndagikura mu nzira ute kugira ngo nkomeze urugendo rwanjye? Nicyo gihe ngo ushake uburyo wasunika icyo kibuye ukacyegeza ku ruhande. Niba uragikikira, niba urashaka iyindi nzira, sinzi.
wowe icyo nkusaba wisubire inyuma ngo wumve ko ibyiringiro byo gutsinda birangiye, ngo wumve ko umuhanda ari aho urangiriye. Icyo nkusaba, tekereza ku kintu wakora kugira ngo utambuke ukomeze urugendo rwawe. Ikintu cya nyuma, igira ku makosa yawe, igira ku byo utakoze neza, ubikuremo isomo rigufasha gukomeza ubuzima. Urebe ese ntacyo wakosora. Turi abantu, ntabwo turi imashini. Rero dukora amakosa, hari imyanzuro, hari gahunda dushobora gukora mu by'ukuri bikatugwisha mu buribwe. Hari imyanzuro dushobora gufata ikatuzanira umuhangayiko mu buryo tutari tuzi, mu buryo tutari twiteze. Aka kanya rero niba uhangayitse bikaba biri guterwa n'umwanzuro runaka wafashe mu gihe cyashize, niba uri mu buribwe bikaba biri guturuka ku makosa wakoze mu gihe cyashize, uyu ni umwanya mwiza wo kwicara ukongera ukisuzuma, ukareba icyo utakoze neza, ukareba ese ni iki wakosora kugira ngo mu by'ukuri utazongera kwisanga ahantu nk'aha mu buribwe nk'ubu. Nicyo gihe rero uramenya utazagwa mu kosa abantu benshi bakunze kugwamo. Iryo kosa ni irihe? Abantu benshi baguma gukora ikintu kimwe ntibahinduke, ntibahindure, nyamara bakitega ko hari impinduka zizaza mu buzima bwabo. Ibyo ni amakosa. Niba ntacyo wahinduye, wikwibeshya ko hari ikizahinduka muri rezilita usanzwe ubona. Kugira ngo ibintu bihinduke, nyine nawe urahinduka, urahindura uburyo ubikoramo. Niba ufata rimwe ugateranyaho rimwe ukabona kabiri, wikwibeshya ko hari umunsi uzigera ubona gatanu. Ugifata rimwe ugateranyaho indi rimwe, kugira ngo ubone gatanu bizagusaba guhindura. Aho gufata rimwe ugateranyaho indi rimwe, ufate kabiri uteranyaho gatatu. Niba ushaka kugira icyo uhindura mu buzima rero, banza uhinduke, uhindure n'uburyo ubikoramo. Niba ushaka ibintu bidasanzwe, nawe birasaba ko ukora ibidasanzwe, kuko nukora ibisanzwe uraguma kubona umusaruro usanzwe ubona. Hinduka rero niba hari icyo ushaka guhindura.